Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ngarutse imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo, nyishimira kubw'uburinzi bwayo. Yaturinze muri 2025, twabonye Imana yaraturinze, nubwo twagiye duhura n'ibigeragezo n'inzitane n'imiraba myinshi, ariko Imana yagaragaje kunesha kwayo. Imana ndayishimiye rwose, ibyumve aho iri mu gihugu cyo mu ijuru. Imana data nishimwe kandi habwe icyubahiro. Ngufitiye ijambo rero, mwuka yampaye Imana yaganiriye nanjye, irambwira ngo ze nkubwire ngo hari inzira nshya, hari inzira. Yesu agufitiye inzira, Yesu agufitiye inzira, agufitiye inzira nshya, agufitiye inzira nshya uyu mwaka wa 2026. Yesu agufitiye inzira nshya. Hari inzira utigeze unyuramo, hari inzira utigeze wumva, hari ibyo amatwi yawe atumvise, hari ibyo amaso yawe atarebye. Uyu munsi Yesu arabiguteguriye, Yesu arabiguteguriye. Hari inzira wanyuzemo irakunaniza, iraguhombera, isa nkaho igukamuye, ikumazemo imbaraga z'Imana, ariko nje kukubwira ngo hari inzira nshya Yesu yaguteguriye. Hari inzira nshya Imana yateguye ku bwawe. Hari inzira nshya Imana yateguye ku bwawe. Ndagira ngo ntiwigirire nabi, ntiwihemukire. Hari inzira y'Imana Imana yateguye. Hari inzira y'Imana Imana yateguye kugira ngo uyinyuremo. Twifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo, riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 5. Turahera ku murongo waho wa 6, twumve icyo umwuka avugana natwe. Ibice 5, turahera ku murongo waho wa 6. Ijambo riravuze ngo Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubwira ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kugeramo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ni inzira nshya, iyo ni inzira nshya, iyo ni inzira nshya uyu muntu yahuye nayo. Yesu ngo yarigenderaga, hanyuma anyura ku kidendezi. Hari ikidendezi cyariho amabaraza, yabaga ariho abarwayi bayaryamyeho. Noneho cya kidendezi ngo cyabaga kirimo marayika. Cya kidendezi hajyaga haza rimwe na rimwe marayika yahazaga rimwe na rimwe. Hanyuma ngo umurwayi bajugunye muri cya kidendezi, marayika aje akibirindura, indwara iyo ari yo yose yarakiraga. Waba urwaye kanseri, waba urwaye diyabete, waba urwaye sida, waba urwaye inyonjo, waba urwaye stroke, waba urwaye pararize, waba urwaye amaso yarahumye, waba urwaye amatwi atumva, indwara iyo ari yo yose, waba ufite intimba, urwaye umutima, byaba ari ibihaha byangiritse, Bibiliya iravuga ngo indwara yose yarakiraga. Habaga abarwayi banyunyutse amaguru, barwaye imbasa, barwaye indwara z'ibyorezo zitakiraga. Iyo marayika yibirinduraga rimwe na rimwe, umurwayi bakamujugunyamo, umurwayi yakiraga indwara yari yose. Hanyuma ngo hari umurwayi, Bibiliya ivuga ko yari umurwayi, ngo araza kubera ko atagiraga umuntu umurwaza, araryama amara imyaka 38 aryamye ku kidendezi. Bibiliya ivuga ngo ahamara igihe kirekire, imyaka 5 irashira, 10 irashira, 20 irashira, 25, 30. Yesu arahanyura. Yesu arahanyura ngo amubonye amenya, arabyibwira
amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aharyamye. Aramubwira ati mbese urashaka gukira? Ngo umurwayi aravuga ngo databuja singira umuntu, y'amazi yibirinduye nkiza undi ntanga kugeramo. Yesu ahita amubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ngo ako kanya Bibiliya yavuze ngo umurwayi yikorera uburiri arigendera. Ngo ahera ko arakira kubera ko Yesu yavuze. Iyo yavuze birakunda, iyo yari inzira nshya. Je kukubwira ngo Yesu agufitiye inzira nshya. Waracuruje biranga, warashatse urushako rurakunanira, washatse kubyara biranga, hari ubundi buryo, hari indi nzira nshya. Hari indi nzira nshya ya 2026. 2025 hari ibyakunaniye, hari ibyanze, hari ibitarakunze, ariko uyu munsi nje kukubwira ngo uyu mwaka Yesu agufitiye inzira nshya. Ugomba kunyuramo ugahura nawe, ugomba kunyuramo ugakira iyo ndwara, ugomba kunyuramo ukava kuri uwo musozi uhagazeho, ugomba kunyuramo ugahura n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Yesu agufitiye inzira nshya mwene data, ntiwigirire nabi. Mureke twizere Yesu, mureke tumuhanga amaso. Yesu agufitiye inzira nshya. Warakoze biranga, abantu bakwigiye umushinga winjiyemo biranga, wabonye akazi biranga, bagusaba ruswa, washatse urugo nawe uvuze ngo ngiye kwiyubaka biranga, inzira zaranze, yo wireba ubona uri mu kazitiro. Ariko nje kukubwira ngo Yesu hari inzira nshya agufitiye, iri bugukure muri ako kazitiro, iri bugukure muri ubwo bukene, iri bugukure muri ako kaga. Uyu munsi wakire guhura n'Imana, wakire guhura na Yesu bundi bushya. Yesu ni umucunguzi wacu, Yesu ni umwami wacu, ni umwami w'amahoro. Yesu agira neza. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ntiwigirire nabi, ntiwihemukire. Turasoma muri ibyo bice nyine bya Yohana, ibice byaho 9. Turebe undi muntu Yesu yagiriye neza. Ibice 9 turahera ku murongo waho wa mbere. Biravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be? N'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Burije bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Sorowamu. Hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ni inzira. Mwana yari yavutse ari impumyi, yari yavukanye ibibazo abaganga batari gushobora.
yarevukanye ibibazo ababyeyi be batakugira icyo bakoraho, ariko ngo abigishwa babibonye baramwegera baramubaza ati se mwigisha, uyu mwana ko yavukanye ubumuga bwo kutabona, uyu mwana ko yavukanye ubumuga bwo kutabona byagenze bite? Ubu ni ibyaha yakoreye mu nda ya nyina cyangwa se ni ababyeyi be? Ariko Yesu arababwira ngo ntabwo ari ababyeyi be, nta nubwo ari umwana wakoze icyaha, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Kuba waracikishije amashuri ntabwo ari icyaha wakoze. Kuba waravuye mu rugo wowe washatse ntabwo ari icyaha wakoze. Kuba ufite ikibazo runaka uri umukristo ntabwo ari ikibazo wakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana, ni ukugira ngo Imana yubahishirize kuri wowe, ni ukugira ngo Imana yigaragaze, ni ukugira ngo abantu babone imbaraga z'Imana, ni ukugira ngo abantu bamenye ubukuru bw'Imana. Mwene data, ngufite amakuru mashya. Yesu agufitiye indi nzira nshya. Yesu agufitiye inzira nshya utigeze unyuramo, utigeze umenyera. Umwana ngo arahaguruka, baganga bari baravuye byaranze, iwabo barasenze byaranze, ariko Yesu amubonye aramubwira ngo genda utobe utwondo uducireho, utwisige ku maso, ugenda ukarabura buhumutse. Imana yo mu ijuru yiteguye kuguhumura. Hari ibyo utari ukibona, hari ibyo utari ucyumva, hari ibyo utari wasigaye ugenda ukabakaba witiranya ibintu, ariko Imana iragusobanuye, iguhaye ku mwuka wera. Imana iragusobanuye, iguhaye kumenya ikibi n'icyiza. Imana iragusobanuye, ugiye kubasha kureba ibyo abandi batabona. Imana ishimwe. Ntukuke umutima ngo inzira zaranze, ntuhagarike umutima, ntiwigirire nabi ngo uvuge ngo umwaka ushize wambereye mubi, ngo n'uyu uraje umere gutyo. Oya, izere Yesu, mwikomezeho, mugundire, mukunde, mukorere. Korera Yesu, tumukorera azaduhemba, ahemba neza ntiyambura. Mwene data, nje kugutangariza, ngufitiye inkuru nziza. Ndakubwiye ngo Yesu agufitiye inzira nshya, inzira utigeze umenyera, inzira utigeze umenyera. Iyo niyo Yesu agufitiye. Yesu agambiriye kukugirira neza, Yesu agambiriye kukwiyereka, Yesu agambiriye kubana nawe. Ntiwigirire nabi, ntiwigirire nabi, ntiwigirire nabi. Nje kukubwira ngo ntiwigirire nabi. Yesu agufitiye inzira nshya. Hari inzira wanyuzemo, hari ababyeyi bawe banyuzemo, hari mwagendanye n'umuntu araguta, mwagendanye n'inshuti yawe igutamo, mwagendanye n'inshuti yawe iguta muri iyo nzira, wagendanye n'umugabo ayigutamo, wagendanye n'umugore ayigutamo, wagendanye n'abana bayigutamo, wagendanye n'ababyeyi bayigutamo. Ariko Yesu hari indi nzira agushyireho nshyashya, inzira y'ubutabazi, inzira yo guhura n'Imana, inzira yo kugirirwa neza n'Imana. Ndagira ngo rero ntiwigirire nabi. Yesu agufitiye inzira nshya, ntiwigirire nabi. Tukiri muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, haravuze ngo mu bice 14 niho tugiye gusoreza, tugasenga Imana, tukinginga Imana, tugasenga. Ibice 14 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ntiduhagarike imitima, ntidukuke umutima, ntitwigirire nabi. Uhagaritswe n'uburwayi, umutima urahagaze kubera uburwayi bukugarije, umutima urahagaze kubera ubushomeri, kubera ko ubona nta mifato, waracuruje birahomba. Yesu agufitiye inzira nshya. Yesu agufitiye inzira nshya, ibyo wakora byose bikanga, ariko nje kugutangariza ngo Yesu agufitiye inzira nshya uyu munsi wa none. Ntiwigirire nabi, Yesu agufitiye inzira nshya. Bibiliya iravuze ngo iki? Iravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ni Yesu wabivugaga ngo twizere Data, ariko ngo nawe tumwizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo.
kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati nijye nzira, nijye nzira, nijye nzira, n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Mana ishimwe. Hari abantu muririmbyi wa 16 aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ribamara imibabaro, rirabatinyura, gushonje riramuhaza, riruhura umuntu yarushye. Izina rya Yesu ryonyine, iyo urushye rirakuruhura, iyo ushonje riraguhaza. Hanyuma umurongo wa 8 havuze ngo Yesu yavuze ngo yaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenye? Filipo, umbonye ababonye nde? Data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri jye? Mureke twizere. Aramubwira ati Filipo, ntago wizeye ko ndi muri data? Yesu ari muri data, Yesu ari muri data. Ngo Yesu aramubwira ngo ntago wizeye ko ndi muri data na data akaba ari muri jye? Imana iduhe kwizera. Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri jye niwe ugira ute? Ikora imirimo ye. Nimunyizere mwemere uko ndi muri data na data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Yesu arahari, Yesu arahari. Nitutizezwa n'ibyo avuga, arababwira ngo ahubwo muzanyizezwe n'ibyo nkora. Yesu arahari. Twaramubonye 2025, twaramubonye 2024, twaramubonye muri 2020, muri 2020, twaramubonye muri covid, twaramubonye cya gihe, waramubonye. Byibuke, subiza amaso inyuma, wemera nka Toma, subiza amaso inyuma. Aramubonye cya gihe byagucanze, cya gihe ubona bikomeye. Yesu arahari rero, ari muri data na data akaba muri we. Mureke tumwizere, mureke dumuhanga amaso, mureke tumukorere, mureke tumupfukamire, mureke tumuramye, tumuture amaturo, tumukorere. Iyo turi muri Yesu tuba twabaye ibyaremwe bishya. Utundi tuntu wapfundikanyaho ni utuntu two kubeshya, tw'ubwoba, ngo abajura, ngo abarozi, ngo iki. Ibyo ni ibintu by'umuntu utizera. Ariko iyo twamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, yaravuze ngo muzarya ibyica nta kintu bizabatwara, muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Abakuroga ni benshi, imbaraga zikurwanya, abarozi barara bacuragura, imyuka bakohera, ariko kubera imbaraga za Yesu, kubera ko Yesu ari muri twe, natwe tukaba muri we, nta kintu badutwara. Hejuru imbaraga za Yesu nta zindi mbaraga zikora. Imbaraga z'Imana ziri. Wizere Imana rwose, uyizere, uyikorere, ubikunze, ubishyize ku mutima, ntuhangayike, ntucogore. Wizere Yesu ari kumwe nawe, wizere
hari inzira nshya agushyiriyeho kugira ngo uyinyuremo. Hari irindi rembo, hari irembo Yesu agushyiriyeho, hari inzira Yesu agushyiriyeho, hari irembo agukuye guca mu cyanzu, aguhaye irembo ryo kunyuramo. Wahoraga ugenda usesera, ariko dore irembo Yesu agushyiriyeho. Dore inzira nshya kugira ngo uhahire abana, dore inzira nshya kugira ngo utunge urugo, dore inzira nshya kugira ngo wubake nk'abandi, dore inzira nshya kugira ngo nawe wuzure umwuka wera, dore inzira nshya kugira ngo nawe ugire amayerekwa, uhishurirwe cyane. Dore inzira nshya Imana iguhaye kugira ngo uhure n'ibyawe. Dore inzira nshya. Imana itugirire neza. Dore inzira nshya, inzira nshya y'Imana. Dore inzira nshya. Imana irashaka kukugirira neza, Imana irashaka kukwiyereka, Imana irashaka kugukingurukira. Uyu mwaka uhure n'Imana mu bundi buryo. Uyu mwaka uhure n'Imana, iguha imbaraga zo kugenda hejuru y'ibibazo, iguha imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Imana iguha imbaraga zo gukandagira imbaraga z'abarozi, iguha imbaraga zo gusengera indwara zikire, iguha imbaraga zo kwinjira muri Kanani yawe. Imana iguha imbaraga kugira ngo ubashe kwinjira aho wifuje kwinjira bikanga. Hari inzira nshya rero, uyakire ntushidikanye, ugire kwizera mu mutima wawe, wizere Imana, wizere Imana, wizere Imana. Nari mvuze ngo wizere Imana, wizere Imana. Yesu yiteguye kukugirira neza, Yesu yiteguye kugutabara. Umaze igihe uri kwa muganga, wivuje byaranze, baguhaye amatransferi, nta gihugu utarageramo, ahashoboka hose warahageze, washatse urubyaro byaranze, washatse urushako byaranze, washatse inshuti zaranze, ugerageza kugira abantu neza ariko we bakaguhemukira. Niwakire inzira nshya ya Yesu agushyiriyeho. Ndumva umwuka w'Imana ari kumwe nanjye. Tugiye gusenga, ndumva Imana hari inzira nshyashya iguhaye kunyuramo, iguhaye kugira ngo wishime, iguhaye kugira ngo unezerwe, iguhaye kugira ngo unezerwe uhure n'Imana bundi bushya. Imana ishimwe. Ngiye kugusengera. Hari inzira zari zarasibye, urazamura ikiganza. Bitewe n'aho uherereye, uratuza mu mutima wawe. Bitewe n'aho uherereye, ubitekerezeho, utekereze kuri Yesu. Utuze wakira igitangaza cy'Imana, utuze wakira inzira nshya, wakira ivugabutumwa rishya, wakira amayerekwa mashya, wakira ihishurirwa rishya, wakira imbaraga nshya z'Imana, wakira umugisha wawe, ujye muri Kanani yawe. Imana ishimwe. Mana yacu, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Aburahamu, Mana twizeye, Mana ifite imbaraga, Mana yumva gusenga kw'abera, Mana itananirwa, nta nubwo ujya ubura uko ugenza. Urihagije, uri Rubasha, uri Shadayi, uri Yoroyimu, uri Ndabishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti ndasenze, ndinginze kugira ngo wigaragaze. Uyu mugore arananiwe, hari inzira ze zarasibye, shitani yamusibiye amayira, ariko umuha inzira nshya badayimoni batigeze bamenya, umuha inzira nshya abarozi batigeze bamenya, umuha inzira nshya. Uyu mukobwa atinze ku musozi, arabona nta bindi byiringiro afite, ariko umuha inzira nshya, ahure n'umugisha we, ahure n'urushako rwe, ahure n'urubyaro rwe. Umuha inzira nshya mwami wanjye. Uyu mukobwa, uyu musore arabona byamucanze, ariko ufite inzira nshya mwami wanjye. Uyimushyirireho, wigaragaze, wiyerekane, uce inzira kubone mu izina rya Yesu. Urakoze mwami wanjye, urakoze Kristo wera. Uyu mupapa uri mu makredi, uyu mugabo rwose, uyu mugore, uyu muntu unaniwe uri kwa muganga, yarivuje, inzira zose zarasibye, ariko umushyireho inzira nshya y'ubutabazi kugira ngo abashe guhura n'Imana Data. Mu izina rya Yesu, ineza yawe iracyahari, uracyagira neza, uracyatabara, uracyakiza. Uyu mwaka wiyereka abantu bawe. Hari abantu bari mu cyeragati, ukibakuremo bahure n'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze,
tanga ubugingo kandi bwinshi, humura abantu babasha kumenya ikibi n'icyiza, tanga agakiza uragafite, imbaraga z'Imana ziboneke ku bantu. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Yari Pastor Gatera Jose guturuka Pentecote Philadelphia. Reka mbahe telefone uwagira icyo yifuza kumbaza yambaza, ni 0785989444, 0785989444. Imana y'amahoro ibishimire, ibashyireho inzira. Shalom shalom. Philadelphia, Imana iratsinda.